agiye kumbwira ngo ati wakwishakiye umugabo w'umugande. Shaka icyo umugabo w'umugande. Ariko umugabo yari umukire, taza kubyumva utyo. Yari umugabo ufite amafaranga. Ntabwo umuntu yagushora ahantu atazi ko ari intore. Oya umva yari n'umukire kuko n'uwo Ngabire yahise abimbwira, arambwira ati umugabo wemeraga gukwa inka 20 nyinshi. Umugabo wemeraga kuvuga ati ngiye aba bana bawe 3 buri wese ndamwandikaho inzu n'imodoka. Oya Cyane. Uratubeshya. Uko kwike takobeshya. Yego. Ngabire azandike nawe ajye kurikirana ibiganiro. Yego. Noneho umusaza arabintekerereza. Muri Uganda ntaguce mu ijambo ahantu bakize. Naravuze nti nawe tubanye ntago nawe twabana kubera ya karande. Icyitwa karande kiragukurikirana neza kigashaka kugusha mu mutego. Ndangije ndavuga nose ko nsanzwe nd'ibirayi n'ibitoke bivanze imvange z'abana zo bazita ngo iki. Umugande n'umunyarwanda ejo n'umurundi akikubitamo oshye. Bitekerezo ndavuga numva izo mvange zariye mama ngewe sinazishobora. Ndongera ikindi kintu cyatumye uwo mugabo ntamwemera. Buriya hari ibintu bijya bisetsa. Umuntu niba agukunze akakubwira tutaha hehe uramubwira uti naha ntiwajya kumubwira ngo mfite abana kuko ntiyabikubajije ntuzi n'ikimugenza mu buzima bwawe. Nuko ubwo ndahamurangira arambwira ati nzaza kugusura nti reka rero azaze yicare. Hasohoka umwana wa mbere atima, hasohoka uwa kabiri atima, hasohoka uwa gatatu atima. Ikintu cyanshekeje narebye gutya sanga yasohotse. Uri bukakera kuntu ariko abantu bagukundaga kera dukora ibiganiro. None baranyanze banciye amazi. Urabyukuntu bagukundaga. Oya ariko nta nubwo ngewe. Oya nta nubwo nkunda abantu. Ntabwo nkunda gukundwa cyane. Wenda ibiganiro bimwe mutanga ntabwo bishobora kuba byakwica izina ryawe. Oya ryo ryamaze gupfa kera. No ahubwo no kuzafasha kuza kujya gushyingura. Urumva izina rye ryarapfuye. Gupfa ko ryarapfuye. Gupfa ko ryarapfuye kandi buriya cyangwa se mu baratagacira se. Uratambikirana cyane. Baratambikiriye. Ntaho wigeze se ugera kumva uricujije. Ubonye wenda bari kugutuka ati Jennifer wataye rya zina ryawe Oya ngiye ntacyo mpomba kuko ndi umukire nta nubwo ndi n'umwana wa kanaka. Hari igihe ikintu kikugeraho kigasanga nawe wumva kugutuka bikubereye ntacyo. Narabimenyereye ahubwo niyo batananutse bijyaho nyene bikambabaza. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko kuri buri muntu wese udutega amatwi. By'umweko ndashimira mwese mukora subscription cyangwa mwiyandikisha ku nkuru yanjye. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibateze imbere, ikomeze yumva amasengesho yanyu. Birenze kuri ibyo ngibyo ndashaka kukubwira ko muri ino si tuba tugomba guharanira ubuzima bwacu, tuba tugomba kugira bwiza. Nta muntu n'umwe uzadufasha ko ubuzima bwacu bwagenda neza, ni twebwe ubwacu. Nta wundi muntu, ni twebwe ubwacu. Uruhare n'uruhe muri wowe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza? Uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo ubuzima bwawe buryohe? Nusanga nta ruhare, nusanga hari icyo uri kubura, ukagira ubwo wajya ugitangira ugikore. Take risk. Uyu munsi ndi kumwe n'uyu mudamu umaze igihe tutabana mu kiganiro inkuru yanjye. Yitwa Jennifer Uwamahoro. Turamuzi cyane. Aretse nkivuga koko. Ivuga nk'abantu b'abagabo. Nitwa Umuhoza Clarissa. Oh yes. Ntabwo uzi ko nabatijwe. Byaje guhinduka se? Ntabwo uzi ko nakijijwe. Gukizwa se ntabwo ugumana amazina yawe? Hagusira njya numva ngo iyo ubatijwe baguhindurira amazina. Kwa masaso none nabyumvise. Ukabatizwa bakayahindura. Bite ngo n'izina icyo risobanuye. Ubwo bisaba rero kugira ngo ujye kubatizwa mbere yuko so na nyoko bakwita. Oya ariko ushobora no kubatizwa na nyuma bagahita bagahindura. Ubwo icyo nshatse kuvuga. Wenda niba Jennifer ari ahubwo ujya kubatizwa mbere yuko ufata irangamuntu. Oya
uba ufite izina witwa ariko irangamuntu igakomeza ari yayindi cyangwa washaka ukazajya guhindura nabyo biremewe gutanga impamvu ukavuga uti ntabwo nifuza n'amazina yanjye. Uwamahoro Jenny karame umeze neza ndashima ko mbona se na kamurari nsigaye ndi umurokore biriseri abakozi ntabwo bagiye murari baritonda ntabwo ugitwika kuri ino mihanda nsigaye ndi umurokore nsigaye nitonda se wowe ntabwo ubona ko maze kuba umukecuru hari umusaza wigeze kumbwira uti akuza bwenge nifa kuvuga ngo umukecuru ntabwo avuga umukecuru reka ntabwo nabishobora hari honorable kandi umusenateri ariko ikinyarwanda ntacyo nzi vuga umukecuru aha uvuga umukecuru pana umukecuru uraho neza ndaho ndashima amakuru y'iminsi myinshi turaho urakomeye duherukana ugomba kujya muri Uganda wagiyeyo oya ntaho nagiye urumva bya nabonye ibintu tuzasabanira imbabazi kuri telefone mbabarira Theogene yagiye yarapfa ntuza ubwo wagiye yarapfa muragira ngo nanjye mpfireyo humura ntaho ngiye ariko yantumyeho yarampamagaye mama yarampamagaye kuri fone arambaza ati none se ko wambabariye ati kutaje kundeba arongera antumaho umuntuzo wa mugabo amaze iminsi naho agusaba imbabazi na wa mugabo amaze iminsi nawe yarabimbwiye mwiyunge cyane nuko mukora umuryango mwiza tuzabikora cyane rwose nuko rero hari byinshi cyane ushobora kubaza umeze gute umuryango wawe wowe ubwawe tumaze igihe kinini cyane tutabonana turaho tumeze neza iby'imiryango nyine ntibisanzwe no kurwana ingumi mu gitondo tukiyunga buriya ikintu cyitwa karande ngiye njya mbwira abantu mujye mukunda kukibandaho hari igihe karande zidukurikirana ugasanga niba nyoko yarabyaye abana 10 badahuje so ubwo nawe birimo biragenda bigukurikirana ariko kuko utabizi nyine hari igihe uzisanga muri icyo kibazo ubirwanya gute rero hari nka karande warwanije ukavuga uti kino kintu ntikizambeho ukabishobora cyane rimwe se ahubwo gusa nk'iyi ikomeye kera ndi Uganda nari nagiye kureba abana bigaga Uganda noneho nza kwicara ahantu nari ndi kumwe n'umudamu bitaga Ngabire bamwitaga Ngabire yari umunyarwanda urumva namaze iminsi icyo gihe urumva ko akunda ubutamenyeranye n'abantu baho uko byasa kose ubushaka kwicarana n'umuntu uvuga ururimi rwawe mukaganira dore ko nawe bafite amatsiko kubaza mu Rwanda bimeze gute byagenze gute none icyo gihe ngira ngo twicaranye haje kuza umugabo niba ngo yari afite amafamu aho ngaho kuko n'ubundi ni mu nce z'icyaro ntabwo nitayeho kumenya niba yari umugabo cyangwa yari umusore kuko ibyo byose yari umugabo araza aravuga ati uyu mukobwa ni uwandi avuga ngewe afite abana 3 undi aramubwira ati ni umukobwa watwaha undi ati ni ukuvuga ngo nta kindi kintu yadushubije yahise ajya kumureba kureba papa agenda ajya kumureba uko byemeranyijwe sinkuzi ngiye kumva numva umusaza ntumyeho arambwira ati rero atumva nkubwira urumva yabanje guca hirya guca hino ati mwana wanjye ati dore abanyarwanda ati vayo ati sinanakureze ati nshaka ko tuba mu gihugu kimwe mbese numva atangiye kuzana ibintu nk'ibyo akubwira ngo utandukane n'umugabo se oya nyine urumva ndaza kubigeraho nyine yego noneho ariko agatima karaza nibuka wa muntu nkurikije ukuntu numva agaca hirya aca hino agatima gakubitaho ndavuga none se ndavuga reka ntegereze hari igihe uba ushaka guca umuntu mu ijambo ariko ukavuga uti reka ntegereze agiye kumbwira ati wakwishakiye umugabo w'umugande shaka icyo umugabo w'umugande ariko uwo mugabo yari umukire taza kubyumva utyo
yari umugabo ufite amafaranga. ntabwo umuntu yagushora ahantu atazi ko ari inoti. Oya umva yari n'umukire kuko n'uwo Ngabire yahise abimbwira arambwira ati umugabo wemeraga gukwa inka 20 nyinshi. umugabo wemeraga kuvuga ati ngiye aba bana bawe 3 buri wese ndamwandikaho inzu n'imodoka. Oya cyane uratubeshya uko kwike takubeshya. yego Ngabire azandike nawe ajye kurikirana ibi biganiro. yego. Noneho umusaza arabintekerereza. Ariko muri Uganda ntaguce mu ijambo ahantu bakize byongeye ngo bakize. Niyo mpamvu uzanasanga umugabo adashaka umugore umwe kenshi. Barakize gusa se ahubwo. Noneho ahubwo se ubwo uwo mugabo aho koko noneho uwo mugabo abantu bavuye Uganda bazi ince zambarara na Rubare. Hari umuntu bita Rose nkuko tuvuga Rubangura. Abantu baramuzi kandi uwo yari umuhungu we. Yari umuhungu we. Araza ati ngewe icyo ushaka ndabanza ngo sinyire mbere yuko tugira ikindi tuvugana. Noneho urumva umuntu akubwiye atyo. Noneho ngewe ntabwo nabashaga kubikurura ngo mbyumve. Uvuye mu Rwanda usize umugabo ugiye kureba abana akazumva ngo wararongowe. Banza ukurura icyo kintu. Noneho ngewe najya mbareba avuga ko aba bantu ubundi kuki ubu ntize ngo niga ubuganga cyibura nge mpima indwara zo mu mutwe. ariko Jenny utijijishije hari abakobwa benshi b'abanyarwandakazi abagore b'abanyarwandakazi gihari wonzi w'inshuti yanjye yamurongoye baza kubyara n'umwana umwe ajya muri Uganda ahita ashaka n'umugabo w'umukire kandi aho mperukira nta kibazo bari bafitanye. Gusa nyine yageze Uganda abona umugabo w'umukire baratandukana. Hari n'undi uzwi wa hano mu Rwanda umugore we yagiye Uganda ahita ashakira umugabo w'umukire. Ibyo ngibyo nibisanzwe ku cyabwo utaye. Oya nanjye nza ko bishaka umugabo w'umukire mba naramushatse. Noneho uzi nayo ifite abana 3. Noneho mfite abana 3 nibwo nari nkibyiruka. Nta n'umuntu usibye kuba ngewe nabyivugira. Nta n'umuntu washoboraga kuba yakeka ko nge mfite abana. Kuko noneho nari nkiri muto yabigaragarira amaso. Nuko umugabo ariko ikintu cyambujije kankubwira ikintu cyambujije n'ubu uyu musaza umva reka nkubwire rwe hari igihe ukorera umuntu ikintu urumva ukavuga uti nanjye ndaguhamije umva n'iki gikomere ntazagikira. Ntazagikira. Ikintu namubwiye nti rero ibyo bintu ndabyumvise kagende mvugane na Ngabire. Naragiye tuganira na Ngabire ndamubwira ariko wa mugabo nyine ajya kugenda yavuze sinzi ijambo yavuze niba yaravuze ngo yaramuma sinzi ukuntu yabivuze arenga. Urumva nagiye mbibwira Ngabire arambwira ati atari ku bundi wowe utanga iki buriyara ati hari n'undi wambwiye ngo nzagusabe ngo mubane. Nuko atari kubera ko nayizi ko ufite umugabo ayo manjwe n'abagabo bayakora ngewe nk'umuntu w'umumama ntago najya kubikubwira naba nkubwiye ubusa ngo gutandukanye n'umugabo wawe. Urumva ntago yabikora. Nuko Ngabire turagana arambwira ati n'umukire ati kuba ari umukire ati niba umuntu ari mu modoka 5 aba yifashije izigenda mu muhanda izipakira amabuye ibiki byose ataba yishoboye. Nuko ariko ikintu natekereje cya mbere naravuze nti nawe tubanye ntago nawe twabana kubera ya karande. Icyitwa karande kiragukurikirana neza kigashaka kugusha mu mutego. Ndangije ndavuga nose ko nsanzwe n'ibirayi n'ibitoke bivanze imvange z'abana zo bazita ngo iki. Umugande n'umunyarwanda ejo n'umurundi akikubitamo oshye. Bitekerejeho ndavuga numva izo mvange zariye mama ngewe sinazishobora. Ndongera ikindi kintu cyatumye uwo mugabo ntamwemera. Ari naho Ngabire yaje kumubwira aramubwira ati rero ikosa rya mbere wakoze no kujya kubibwira se. Atura mwana ntiyarezwe na se. Nahise nkurura ukuntu abana bose tuvukana kuri mama bose bize kuko base babitayeho. Mpita ntekereza ukuntu ngewe narushye
ari mama aba mubi ari data aba mubi ntekereza aho ngeze kugira ngo umubyeyi ashake kukubyaza umusaruro hejuru y'inka 20 wenda n'inzu n'imodoka n'ibyo bamwemereye ndavuga none isubu haryo ubu ndamutse mbimukoreye yaba yinjiye ijuru atararivunikiye ndavuga hoya ni nacyo kintu cyatumye mbyanga simbizi wenda hari akantu yaza kuba yarandeze ishobora kuba nari kubyemera ariko ako akantu kanyishe n'akantu ko gutekereza ukuntu ugiye guhemba papa ntacyo yakumariye uburyo abandi base babajyanye bakabitaho bakabashyira mu mashuri warangiza wowe ukazerera iso ntanagukurikirane ngo anakomenye ndavuga ntumva turabihombye wahimye okay iki kibazo nanjye kubaza reka nkihorere ahubwo reka nkubaze wari kwemera guta umugabo wawe iyo papa wawe aba yarakureze ukajya kuri wa wundi kimwe nuko yaza kuba yarandeze mba ntari mu Rwanda si umugande se I know icyo cyo ntago nagisubiza kuko sinagishobora yaza kuba yarandeze hari igihe nari kuba ntari mu Rwanda ndi mu Bugande kuko sumu cyangwa uri no mu yandi mahanga ndi mu yandi mahanga cyangwa uri no mu Rwanda umeze ukundi urumva rero rimwe na rimwe hari n'igihe turizwa nuko n'ababyeyi batatureze ariko ugasanga niyaza no kukurera wari kuba uriho nabi kurenza ukuri uyu munsi hari ukuntu rimwe na rimwe dutekereza ku bintu ibifatika ayo mazu izo nka iyo mitungo rimwe na rimwe ikaba ikintu kinini muri twebwe hari ahantu nigeze kuba kera nkiri umwana nako kantu nagatekerejeho buriya nukuvuga ngo ikintu umuntu akikubwiye hari ukuntu ugenda utekereza ukurura ibintu hari ahantu nigeze kuba noneho icyo gihe ndumva twari tukigera mu Rwanda zari muri 97 na karindwi muri 99 gutyo ya ntambara yo muri Kongo abantu baho barahunga noneho aho hantu habaga abantu bafite bene wabo baza kuza noneho babakobwa n'abadamu babiri bavukanaga umwe ariko ngo yari afite umugabo w'umukene urumva mu kugira umugabo w'umukene mukuru wamuzanye amucisha ku mugabo w'umukire ngo yari yaremereye ko azamushakira umukobwa abamushyiriye mukuru we afite abana babiri umwe aje amuhetse undi aje nuko abangaba baje mu Rwanda mu gusubirayo basubiyeyo umugabo arababaza ati ko muje mutazanye n'umugore wanjye umugore wanjye mumusize hehe nta telefone zabagaho umugabo yandika urwandiko ararushishimura arwoherereza papa wacu aramaza ati umugore wanjye ko abandi bagarutse nkaba ntamubona kumba umugore we yasubiye twe ntiyabitubwiye bo ntiyabibabwiye nka famiye ngo babimenye wenda bari no kumuhana ahubwo bari ku isiri ry'uko nibavana mu Rwanda mukuru wamugira inama yo kuzagenda agahitira hehe kuri wa mugabo w'umukire bageze rero amusigayo umugabo afite imodoka yari afite ubukire kuko nyuma y'iminsi mikeya wa mugore yari asesekaye i Kigali n'imodoka na moto ibintu byose bihinda urumva yabaye umuntu ukomeye yabaye umuntu ukomeye asanga nyine asanga umupapa waho afite urwandiko ati ko utigeze umbwira ko mwaje hano mu gusubirayo ukaba utarambwiye ko wari ufite undi mugabo ugomba kubana nawe nuko byagenze bite byarangiye bya bintu bishize kubera ukuntu yakunze umugore abimuhundagazaho umugore nawe kubera kubibona yari abikeneye yari abibabaye abikoresha uko abyumva nk'umuntu utarabivunikiye biza kurangira bya bintu bishize wa mugabo hajya ngo ni nk'ubukene yamuteje aragenda arakena birangira ngo amukubise ingumi y'ijisho amukubise ingumi y'ijisho turongera tumubona agarutse n'ubusembwa ijisho ryarabyimbye abandi bati se byaje kurangira biti ati yarankubise ngo ninjye wamutwaye imitungo ngo ibiki n'ibiki ibyo ntibivuyeho abagiye Gisenyi ashatse umugabo ngo w'umupasiteri ibyo ntibivuyeho ngo abashimva noneho ako kantu nako nkakuruye ndavuga none se ntazamera nk'uriya mukobwa
nk'uriya mudamu ni ukuvuga ngo yahise ageze yagize nk'abana simbizi ntabwo yanitabye n'Imana ariko urumva kwitaba Imana ni kwa kuticara hamwe kutagira aho uhama urumva guhora mu ruzerero nk'urwo ibyo rero nabyo mbikuruye ndatekereza nako se ubundi kambaza ubundi umugore ni nk'ibyo twavugaga mbere yo gushaka umugabo banza urebe ngo ntabamwirukaho iyo mitungo arimo kuguha ari kuyiguha kubera yuko babandi yabanje gushaka byibura hari icyo yabamariye baricara babyumvikanaho cyangwa bategereje uzaza muri urwo rugo ngo nawe bamwice cyangwa nawe bavuge batukuze ngiye mfite mukuru wanjye yashatse umugabo wo mu kire dore n'amakamyo akunda kuza ya ntuza arimo uwo mugabo araharageze naho mukuru muvukana kuri mama kuri papa yaragiye ashaka umugabo w'umukire ufite za rukururana za rukururana utajya gusara rero baragiye baramuroga babagore urumva umugabo yari afite ngo abagore ngiye naramaje guseka sifa byakugendekeye biti urumva nanjye ntago nari nyine urumva nabasanze iyo ngiyo uko nagiye gushaka data arambwira ati burangiye ngiye gushaka uriya mugabo ntiyigeze ambwira ko yashatse abandi bagore ati oya ati kandi nabonaga akuze ariko akancabiranya akancisha umuntu ufite amafaranga dore rero ko yari n'umukobwa w'umunebwe rumva Kasifa yari umunebwe uratinya n'umugore wakubwiraga akakubwira ati uburebe reka ntago nakoze isahani ati ubureba nicara gutya agashaka abakozi jewe ibyo bintu ntago nabishobora ariko yagezeyo anahabyara n'abana 5 ariko abagore baramuroze urumva babagore bamwe bagenda baroga abandi baroga abandi babica nta nubwo ari nawe wapfuye gusa urumva arambwira ati ngewe ntabwo nari nzi yuko uriya mugabo afite abandi bagore ahubwo narahageze ndumirwa ati cyo koze icyo bambwiye yuko ntazabana nawe none se yapfuye yaje gupfa yego yanapfuye ejo bundi ahubwo ndi muri iyi mihanda urumva arapfa nese mbwira Jenny ako kangese kaza mu mutwe ku kanya cyangwa afashe igihe cyo kubitekerezaho oya urumva nge naramubwiye ngo ndagiye mbitekerezeho ariko ikintu nyamukuru buriya natekerejeho nagiye nkurura ibyo byose iyo bikuruye bihita biguha igisubizo niyo wenda wazageraho bikaguhira ariko ntago wabimenya kuko icyambere cy'uwo mugabo ni mukuru ko byasa kose abafite abo bagore abafite n'abana yabyaye kujya kwiroha muri uwo muriro rero nawe utazi ko urwo rugo uzarubamo ugasanga na wa wundi waramutaye noneho ntugisubiranye nawe ufite abana 2 3 batarabe uwo muntu nawe ntabwo yakwishingira urwo rubyaro niyo yanakutunga niyo yakwemera kugufasha kubwira ati abana banjye barakuze bame mbajyane kuko ntabwo yagutungana n'abana 3 be n'abatarabe ariko ufite iyo mitungo wayitunga ute uri hose reka ibyo byakozwe bya Uganda ubyitiranya n'ibyina ibya Uganda sugira ngo simbize ntabwo nzi iby'isezerano ryaho cyangwa se iby'imitungo yabo ntabwo guimitungo uyegukana uyibamo gusa simbize ko mbona birukana abagore nk'abirukana abayaya ko nabonye birukana abagore nk'abirukana abayaya umuntu rwose mukubana kaninzu mukayirangiza kandi ikindi erega mu Bugande baranaroga buriya utararuhiye iyo mitungo niyo yabikwanditseho sugira ngo bayiguharira n'abana yabyaye bo ubwabo bakwiyicira urumva ngenzi umudamu wandangiye papa wanjye yaratuye muri biriya bice umugabo wakimara gupfa yaragiye agurisha imitungo yose agurisha naho yashyinguye umugabo ubwo arimo ararwana no kugira ngo abana batazaza kubiburana maze mu kubigurisha atarabiruhiye nawe abirya nabi ubu yirirwa sembera acumbika kubera kwanga gukora iki usibye ko kandi urumva abagande barabyara n'ubwenge uzi nkeka ko ibyo bitakubaho oya nta nubwo oya n'umubare nanakubita buriya icyo umubare nanakubise icyambere cyo ni mukuru si umusore ngo nkunze ari umusore afite abandi yabyaranye nabo n'abandi ubwo niba kubwiye 2 usibye ko ntitayeho no kubibaza ko buriya
umuntu nakubwira ngo ndagukunda ukajya kumubaza ngo bana na so na nyoko burya aba yakwemeye ariko burya iyo atakwemeye nta n'impamvu yo kumenya ibigufasheho urumva ngewe nta nubwo nashatse kumenya ibimufasheho kuko icyo gusa narebye nuko ari mukuru kuko yaranaje rega yaranagarutse turicara Ngabire Muzehe mwicara hamwe se twakoze n'inama ariko inama yaranabaye ariko burya na musazanjye bitarashide nawe baraje ariko abantu bakunda ibintu ko burya abantu batagera n'isoni batireka umugabo ubundi uzi urongorwa n'uyu hanyuma se bakwangishaga umugabo bakubwira ko ari umukene oya baramuzi se ntabwo bamunyangishaga bavuga ko ari umukene ariko bari bazi ko warongowe ariko bamunyangishaga bavuga yuko ari umunyarwanda urumva bavuga ko ari umunyarwanda kandi uwo musaza afite abagore 9 bose ni n'abanyarwanda ahubwo afite abagore 9 bose ni abanyarwanda urumva buriya ntajya ashaka abagande oya hose ubwo mbabarira nawe umbwire oya burya wenda rakaba n'ubundi bwoko butari umugande buriya abagande n'abantu bavuyeyo abagande nose reka nkubaze sibyo icya mbere cyo abo bantu uwo mugabo ngira ngo njya kumubona nari maranye nabo ngira ngo hafi nk'imyaka 3 sibyo imyaka 3 yari ishize ikintu yari yarakoze ni igiki kinyereka yuko ndi umwana watareza akavuga ati reka nguhe ubwishyu byibura avuga ati ngiye mu masambu mfite ndagiye ngurishe hanyuma nimara kugurisha cyokozi hari isambu yari afite akajya ambwira ngo azayigurisha dore ko bo batajya bagurisha n'undi muntu utari umwisilamu ubwo rero bakavuga ngo bategereje umukiriya ariko nubwo yari kuyigurisha si yanjye ntabwo yari kujya kwiyubakira cyangwa se akayakoresha n'ibyo ntiyari yarabikoze byibura ngo avuga ati mwana wanjye dore sinakureze none dore umugabane nguhaye n'uyu ntabyo yakoze ari igihe rimwe na rimwe iyo umuntu adafite gushikama gukomeye hari ubwo nyine nk'icyo kintu kimuza ko atigiwe kuki nihuse gushaka ubuse mashatse umukire rimwe wenda akaza kwisama yasandaye akabutari ko wamugani nashatse n'Imana yampaye urushako wenda kumwe n'umugabo wanjye nta kibazo mfitanye nawe rwo nabyayemo abana oya noneho ikindi cyongeyeho buriya abantu ntabwo tujya duha ibintu agaciro buriya umugabo niyo mwashwana mukanatandukana ariko buriya hari icyiza aba yarakoze hari icyiza aba yarakoze hano hanze hari abagabo babyara abana akagutera inda 2 akagushakiraho undi cyangwa akakujugunya burya umuntu mujya kubyarana 6 akaba atarakujugunya cyangwa no mu gihe mwabanye akaba atarakujugunye cyangwa ngo agutererane uko byasa kose hari ibyiza buriya umuntu yibukira ku muntu akavuga ati ibi bintu reka ndeke kubikora kuko buriya hari igihemu kitajya kigenda ngo gihere neza iyo uhemukiye umuntu muri ubwo buryo ukavuga ngo ngenda mutaye nshatse undi kuko ari umukire kuko urumva ntago abagabo bari aho ngaho ni benshi cyane nari kuba mushatse kuko ari umukire se nari kuba mushatse kuko mushaka kuko iyo mbumushaka mba narashatse mbere yuko mbona n'uwo rero urumva hari igihe utekereza ukavuga uti se byazahinduka kugira ngo iyo bizahinduke wabiretse urumva njya nkunda gukoresha akantu kavuga ngo urukundo ntirujya ku isahani ariko nkahita ni amagambo nyine kwa kundi umuntu nyine yihutira kuvuga ikintu ariko njye ibyo bintu byagiye bimbaho inshuro nyinshi urumva wenda nubwo abandi bazaga baciriritse ariko ukabona ni abakire uwo nguwo yarakize koko yarakize cyane yarakize cyane ubona ubikesha iki reka byite gutyo mbikesha kuba bafite abana bahuje bafite amahoro badafite umwiryane kugira abana bahuje bishatse kuvuga bahuje se kandi noneho urumva njyewe ubwo mba mvuga ko umuvumo wa mama nawe utsinze uba wumva ari ikintu gikomeye ko kuri njye kiba ari ikintu gikomeye ko iyo uvutse ugasanga mu muryango wo kwa nyoko uyu yabyaye aha uyu yabyara aha ejo bundi uri yabyara aha uba uvuga uti byanga byakunda uyu muvumo ushobora kuzankurikirana ugakurikirana n'abana bawe ugakurikirana n'abana
kuki njyewe uyu muvumo ntawubona erega ni nacyo kintu kitwicagera ukabona umugore arakubwira ati nabyaye umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu akusesha uwa mbere ntabwo yaguhemukiye bihagije ku buryo wumva yuko undi wajya kumubyarira erega twebwe ibi ngibi twishyiramo ngo abana ntabwo ibyo bitekereza abagabo babifite nk'uko tubifite umugabo iyo yagukunze agukunda nta mpamvu kuki se agukunda nta mwana ufite wamara kumubyara akaguta akajya gushaka undi njye nabonye abana njye naje gusanga buriya rero sinzi abagabo simbizi sinzi burya abagore ngo nibo babanje gukora icyaha ariko abagabo bakigize impamba y'ibihe byose nukuri buriya abagore bakoze icyaha bashuka abagabo ariko abagabo nabo bahise bakigira impamba yo kuzahemukira umugore aho ari hose urumva icyaha Adamu yakoze yarahemukiwe none ndavuga wowe umenye warahemukiwe uvuga umugabo urumva abagabo rero mva none se reka nkwibarize wenda nubwo mama tutumvikana sibyo mwariyunze twariyunze ariko uko byasa kose buri ari mama yabitinyuka wenda nubwo yakoze ibyo reka ndi kumva atabitinyuka kukubwira yabaza ibibazo yahuye nabo byo n'abagabo yashatse ntihagire umuhira yarangiza nk'umwana yabyaye akakubwira ngo mwana wanjye shaka uyu mugabo kuko ari umukire cyenda tekereza atabikora ntabwo yabikora ariko abagabo ntibarusahurira mu nduru naso ni umugabo mbese abagiye kukugurisha yaragiye kungurisha ahubwo atazi naho nisigiye atazi naho naririye uzi ko ngira uriya musaza n'ubu ngubu sinamuhamagara ngo afate telefone yanjye niyo nagirana n'ibibazo n'umugabo sinabimubwira kubera iki kubera yuko ntago byakunda hakurya hari igihe namurebaga nkamwitegereza avuga ko ubundi abagabo baremye bati urangurisha wanshoye wangaye erega narabimubwiye nyuma abo bantu bagiye namaje urangurisha wanshoye wangaye ese ubundi ndakubaza izo nka 20 baraziguha wenda si nibabuze ibindi mu Bugande barakwa nshuti yanjye uzi ko buriya mu Bugande umugabo wahaza kugusaba no kugukwa mbese nukuvuga ngo kiri kurebye ibintu byaho nge sinabona n'uburyo mbivuga n'abakire pe bo baraterura n'imodoka kayifunika kado intebe za sarakabati ibiribwa rero nukuvuga ngo biba bigusaba ushinga iduka rinakomeye ahubwo riranguza urebye ibintu batanga urumva rero ibyo byose barabikururaga bakavuga umukobwa nkababwira none se izo nka n'ibyo bintu byose murabinyandika mu mazina bibi byanjye umunsi yampemukiye nzagaruke nze mbirebe nzaza mbifate ngo ubwo se ngo wabugendeye none se ubundi wowe urangurishiriza iki wowe urangurishiriza iki ubibwiye papa yeguriki mbona nkubone ego ko ariko none se ubundi nose ndamutinya icyubahiro cyenda kize erega buri umuntu atinya umuntu kuko avuga ati uyu muntu hari ibyo yankoreye sinamutinyuka mu by'ukuri ariko wowe aho utatinyuka umubyeyi washaka kugurisha ni ntabwo wamubwiye uti uratinyuka kuntanga mfite umugabo ufite n'abana 3 kweli wenda iby'umugabo tubyihorere hari n'abashaka 2 3 sibyo kandi iby'umugabo ntibyamurebaga kuko nawe yashatse abagore 9 wowe urega ni nawe uregera urumva kugira ngo ujye kumvisha umuntu ngo urantandukanye n'umugabo afite abagore 9 urumva ibyo bintu byakunda ni nko kuvuga dede rero ubwo ibyo ntibyamurebaga ahubwo icyandebaga ku ruhare rwanjye ni njyewe wanshoye wangaye kugira ngo ujye kungurisha urumva njyewe ari njyewe mwana uhemutse urumva mpemutse urumva mbaye umukobwa mubi urumva mbaye umwana ukunaniye urumva mbese mbwira ubuto bwanjye uraboze uko utazi ubwa so na nyoko niko utazi n'ubwanjye kandi ari wowe wambyaye guhera n'ubu ndakubwira na telefone ntiyayifata kareka namukuye amata mu kanwa waramurangije ariko byaranshimishije naramubwiye ngo ndakubabariye kuko nanjye ndaguhemukiye none se ntiyafite abandi bakobwa ku buryo ashobora kuvuga ati niba Jennifer kwanze reka nkwihere undi hakuze ko nawe usetsa ntazabakobwa ntabo
twari afite n'utwana dutoya ni dutoya kandi ikindi cyongeyeho se wajya ntuzi uwo mugabo niba yagukunze yari yakwishimiye ntabwo yari yashimye murumuna wawe cyane yari yishimiye njyewe na cyane rwose ntabwo yari yishimiye rero uwo nguwo uyu munsi ubifata gute ko wowe warwanye kuri icyo kintu ukavuga uti ngomba kubyara abana bahuje badatandukanye bakaba hari ikindi kintu kigeze kunsetsa hari isoko ryaho najyaga njya kurirema noneho harimo umugabo ndamwibuka afite imodoka nziza y'umukara niba yari afite igikomera cy'inka noneho umugabo aza kunkunda rero buriya hari ibintu bijya bisetsa umuntu niba agukunze akakubwira tutaha hehe uramubwira uti naha ntiwajya kumubwira ngo mfite abana kuko ntiyabikubajije ntuzi n'ikimugenza mu buzima bwawe nuko ubwo ndahamurangira arambwira ati nzaza kugusura reka rero azaze yicare hasohoka umwana wa mbere atima hasohoka uwa kabiri atima hasohoka uwa gatatu atima ikintu cyanshekeje narebye gutya nsanga yasohotse yasohotse yijishe ko yari azi ko ndi umukobwa ariko uwo mugabo niwe muntu njya nibuka ni nawe wanshekeje kurenza abandi atima yaje gutereta ubwo nyine yaraje urumva mu Rwanda buriya yaza kumbwira ati ako gihe naragukunze ndashaka kugushakana ariko umwana mfite abana ako niba umuntu akubwiye ati ndagukunda utuye hehe uzaze unsure ntuse abana banjye kuki mbahisha nyine urumva ubwo nyine uzaze urebe ukubita ni nk'uwaza kundeba uyu munsi wa none umva icyo gihe ntabwo yigeze guhamagara akubwira ati reka n'ikindi yigeze yongera kukuvugisha uwo muntu nk'uwo wowe wamuvugisha iki nuko yagiye rero buriya ababyeyi benshi bamenya inyungu z'abana kuko abana bafite icyo babamariye kandi ikindi cyongeyeho ibintu ntibishakwa iby'Imana itaduhaye izabiha abana kuki se wajya kubishakira mu mugabo kandi ufite urubyaro kuki se urwo rubyaro wajya kurwangaza ukarutesha se abana bari batoya bataragera igihe cyo kuvuga ngo bakwitekera cyangwa se barirwa na se hanyuma ugasanga ugiye kwirwa ubangaza mu bandi nari mfite umwana w'umuhungu ufuha uriya ufihora nyina cyane nose utekereza ko uwo mugabo aza kwicara mu ntebe se wabanje gusohoka yarafuhaga ubu nyine yarakuze ntabwo akibikora niba agejeje imyaka 19 ni mukuru ariko icyo gihe umva yangendagaho ukagira ngo ise yamuhaye uburinzi bwo kujya ngendaho abana b'abahungu niko agata kubaza uti uriya mugabo arashaka iki muri urugo oya nyine ubu urumva kubera ko aba ari umwana atagutinyuka ariko iyo abona uhagararanye n'umuntu nyine araza nawe mugahagararana akaguhagarara impande cyangwa akamera nk'aho ari icyo ashaka kukubwira kandi ntacyo rero reka nkubwire umva igikomere namuteye nuko ibihe bitasubira inyuma yakamenya agaciro ko kurera umwana wabyaye yakamenya agaciro ko kurera umwana wabyaye urumva cyakoze rwose umva n'ubu ngubu nimva usibye ko ntamubaza iki se ubundi ngewe ntamubaza iki tumaze iminsi twumva abagabo n'abagore bitewe ubwo bicana bo hanze hari n'abo mu Rwanda hari abo tumenye n'abo tutamenye ku bintu minsi byabaye byinshi byatangajwe mu buryo bwose bushoboka iki kintu ugifata gute rero reka nkubwire rwe buriya hari abakobwa cyangwa se wenda reka mbyita abakobwa hari nk'igihe umukobwa wenda ageza nko mu myaka aba yikundirira kuba ariho neza kuba abayeho neza noneho yabona agejeje nk'imyaka 28 cyangwa wenda 30 niyo yashaka umugabo akaba adashatse umugabo mu buryo bwo kubaka ari mu buryo bwo kuba ashaka kugira ngo abe afite aderesi yamara kugera muri rwa rugo ugasanga wenda umugabo we hari byinshi yaciyemo cyangwa se yaba namurusha n'iyo myaka hari byinshi yaciyemo adakeneye gucamo ugasanga wa mukobwa we yatekerezaga ko nagera muri urwo rugo akeneye ko ruba nka aderesi
akeneye ko ruba nka aderese, ntabwo agiye kubaka kuko wakeneye kugira ngo abantu bavuge ngo hariya hari umugore, hariya afite urugo, afite umugabo, ariko ntibimubuze kujya ku Gisenyi, ntibimubuze kujyayo. Noneho ugasanga rimwe na rimwe ntibishimishije umugabo, kuko uko byasa kose nta gihe na kimwe uzabona umugabo ashimishijwe n'uko umugore we yasohotse. Ntibazakubeshye, iyo asigaye mu rugo atakujyanye ntibibaho. Simbizi niba bibaho ukaba wakohereza umugore wawe ku Gisenyi, cyokoze wenda afite nk'utwana ukavuga uti genda uruhuke mu mutwe, urare muri hoteli, ufite abana ujyane nabo, byakunda. Ariko kuvuga ngo uramwohereje wenyine ntibyakunda. Rero ugasanga rimwe na rimwe abo bagiye gushaka aderese batekerezaga ko bizoroha, nawe ntibatekerezaga ko muri ako kazi ko kurongorwa ugashaka na aderese harimo no koza amasahani, harimo no gukubura, harimo no gufurira umugabo, harimo no kumenya ko umugabo agomba kurya. Noneho agatekereza ko abakozi barahari, ibyo bintu bizakorwa mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bansakurize kudashaka kanshake aderese, ariko ntizatuma bya bindi nshaka kugeraho bizarorera. Rero ugasanga umugabo afashe umwanzuro wo gukora iki, wo kwica umugore. Ariko ikintu nakubwira cyo, buriya nubona umugabo yishe umugore, nta kindi kintu kiba gitumye amwica ni ugufuha. Gufuha ni byiza, ngenda babwiza ukuri, gufuha ni byiza, ni byiza, ariko iyo byageze ku rwego ni uburwayi biriya. Ndakubwiye ngo umuntu ufuha cyane iyo atakwishe ariyica. Umuntu ufuha kuri rwa rwego unanirwa gukontorora amarangamutima yawe, urumva? Kandi abagabo barafuha. Erega nubwo mubona gutya, abagabo benshi ntabwo bemera ko dusohoka ngo tujye hanze, ugenda ubonane n'abandi, umenyane n'abandi. We niba abagabo abashaka kugira ngo wicara aho ngaho ubyare, ejo kubona ucira, ejo kubona unyara, ejo kubona unya umhengeka, urumva? Ibintu nk'ibyo. Ariko ntaga gushaka kukubona usa neza ukeye, byibura ngo avuga ati umugore wanjye arakeye, kuko we yumva yuko gucya k'umugore niko gutakaza agaciro kwiwe. We yumva ngo niko gutakaza agaciro, kuko abagabo dushaka abagore babise abenshi abantu bafuha ku rwego rukabije ntago agiye kenera umugore wiyitaho. Buriya abagabo benshi nose kuki abakobwa babi babona abagabo, buriya ushaka kubona umugabo ari mwiza, wajya kubona ukabona ashatse umugore mubi, burya abafuha. Ntabwo yashaka umukobwa mwiza, azajya yemera musange muri roge murongorereyo, hanyuma wa wundi nawe agume hahandi. Uvuga uti se wenda reka ushaka umugore mwiza, ariko suri mu bike nakubwiye ngo umugabo ufuha ku rwego rukabije, umugabo ufuha urebwa n'abandi bagabo. Kandi urumva umugabo hari ibintu buryo utagiye imbere y'abantu ngo ujye kubwira abantu ngo umugore wanjye ngo ndafuha, ngo umugore wanjye twatandukanye kubera iyi mpamvu, cyangwa se nagiye kubera iyi mpamvu. Ibyo urumva ni ikintu umuntu ushaka kumuganiza ukamubwira uti se niba umugore wawe wenda yagiye hariya cyangwa yagiye hariya ukabona asa neza, ntabuzi bajya kurangura Dubai, ntabuzi bajya kurangura mu Bugande bakamarayo icyumweru, urumva we ahita yiha ibisubizo by'abantu bari bumubwire, we agahita akoresha imvugo ivuga ngo yarananiye, arara amajoro, ni indaya, ibi n'ibi, ugasanga arakoresha iyo mvugo kuko abazi yuko ari iri bworohera, ari iri butuma abantu bamutega amatwi kandi bakumva ko yababaye cyangwa afite agahinda. Ariko burya ibyo abakubwira sibyo, kuko niba nk'abantu bamaranye nk'imyaka 25 cyangwa 30, ni gute umbwira ngo mu kwezi kumwe barananiranwa? Hari indi mico sirenze yo yari afite. Erega buriya reka nkubwire rwe, hari ikintu mutazi, buriya abagabo ntura ko umugore iyo umuteye inda barumwa amezi 9, iyo ukubiseho n'igihe azatandukanira n'umwana kugira ngo umwana ajye kuryama mu cyumba, wowe tubibarira nk'imyaka 3 ifunze kuba umugore akikubana na wa mwana. Abagabo rero ntago babari 3. Iyo umubonye atwite ugatekereza igihe azabyarira umwana, igihe azakura, wumva ari mu myaka 20 iri imbere. Warangiza ukikorera ibyo ushatse, ukarara mu gasozi, ukamuterera utwo ubonye, ukamuha utwo ubonye, ukamujugunyira. Wowe ntabwo ushobora gukeka ko umugore, wowe ukubise imibare ukavuga uti ndashaka nk'abana 4, ukubita imibare ukumva azasohoka muri icyo kigeragezo yarashaje, nta n'umuntu umureba. Reka rero ugira ibyago azasohoke makiri wa wundi, urasara.
murasara urasara Yeah. reka uzagira ibyago. ariko nanone nta mugabo wifuza kubona umugore we umugabo undi yamwototoye None se- gushaka ko nose nkubaze ariko nanone umugore udutetwa nawe tuti nguyu ni igitego juru ni iki erega guteretwa ibyo ni ibisanzwe Ni ibisanzwe. ibyo ni ibisanzwe ariko se wambwira ngo ibyo ugiye kubyubakira mujye mubaho nk'abasitari. uri umusitari aragenda akarongorwa na kanaka, yavayo akarongorwa na kanaka, kandi undi akaba abizi ko amuvanye kwa kanaka, ugasanga nta bintu byo kwibanira nta bintu byo kwivuna. byavamo ariko buriya njye ntabwo byavamo. ntabwo nyine byavamo nta gusangira inyanya n'inyoni. nta gusangira inyanya n'inyoni. ibaze ntabwo byavamo, ariko uba ugomba kwiha amahoro. uba ugomba no kwiha amahoro. icya mbere cyo iyo utihaye amahoro muri we ngo wumve ko wihaye amahoro, niba umugore atashye saa sita z'ijoro muri wowe wiyumvishe yuko aho avuye wenda avuye mu byo wari muziranyeho, wowe ugahita wiyumvisha ibindi, icyo gihe nyine biba byakunaniye. kino kintu cyakemuka gute ko ntabwo tujya twumva ngo umugabo wishwe n'umugore? ni gake kenshi wumva ngo umugabo yishe umugore we. abagabo nubwo bivuga ko ngo babica imbere y'abana babo. wumva iyo trauma igiye kuvuka ku bana. ahubwo noneho w'ejo bundi ngo yashyuhije icyuma arakimo ariko ubundi zirasi intera hamwe we babifite mu maraso. nyine hari icyo twita umuvumo. icyo twita umuvumo. njya mvuga ko umuvumo mwabyanga mwabyemera mu maraso kabisa byose. iyo umuntu nyine sinzi umuntu ugeze kuvuga ngo nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko cyahuye n'ibi bintu bya jenoside, abantu bakicwa, usanga nyine ubutaka buvumye, ugasanga nyine niba hari umuntu wabikoze mu muryango bizakurikirana cyane rwose, ugasanga n'ikibanza urakigura bene cyo baba bari abantu batonganaga batukanaga, nawe wakigeramo ukabura amahoro. ni ukuri karande buriya karande ni ikintu ngewe nemera cyane, kuko abantu benshi n'icyo bazira, n'aba bagore icyo bazira ntabanza ngo yicare, banza wicare. ubona nk'abagore bakora iki kugira ngo badakomeza guhohoterwa kugeza n'aho bicwa n'abagabo babo? abenshi hari igihe barwana bikarangira umwe ahaburiye ubuzima, ariko noneho buriya ushaka kurwana n'umuntu mugakubitana mukarwana mugahangana bikaza kurangira akoze iki akwishe, ariko nawe atabiteganyije. noneho tekereza kugira ngo umuntu agambirire kuvuga ati uyu muntu ngiye gushyushya icyuma mwica, uwo muntu aba abifite mu maraso. aba abifite mu maraso, simbizi kabisa. wamuretse se ahubwo wamwihoreye ko n'ubundi mwese muba rero. noneho cyane nka biriya bihugu byo mu Burayi byo ikibazo kirimo abagabo babo bagerayo, kandi urazi ko ngo nta bakozi bagira. niba abantu baba bakeneye kugira ngo bose bafatanye, ukora nijoro undi akore amanywa, kugira ngo urugo rutaburamo umuntu. noneho ugasanga umugabo aracyafite ya mico yo kumva ko abanyafurika nyine twebwe abagore bagomba kububaha, we kumva ko abagore nyine bagomba kumwubaha. uwo mugore rero yagira gutya yavuga ati uyu munsi ubwo ntakoze n'umugabo akaba atakoze, reka nsohoke njye kureba abantu tuganire. ugasanga umugabo aracyafite ya maraso yo kumva ko umugore yagombaga kumwubaha, agateka agafura agakora iki, kandi bose bagomba kubifatanya. niba bakigera hariya bagomba kumva ko imyumvire iba yahindutse. kuki se abagabo nyine bica abagore? ni ikikwereka ko nyine ya mico yo muri Afurika yo kumva ko bagomba kumwubaha abakiyifite, ibikiri muri we. kubaha si ngombwa ku mugore yubaha umugabo, si ngombwa Jane. ariko kubaha ese ubundi uzi kubaha umugabo icyubahiro ashaka urakizi? ni ikihe gitandukanye kiri gutandukana n'icyo twebwe abagore twe tubona mu ngo. wowe icyubahiro wowe wumva ni ukumva ngo wazaniye umugabo ibiryo, wamufuriye imyenda, urumva wakoze iki? icyo umugabo yita ko wamusuzuguye uzi icyo ari cyo? ni ukuba wambaye ukaberwa ukajya kuganira n'abandi ugasohoka. icyo ni cyo
niko gusuzuma. bamuciye amazi. Mwebwe abagabo icyo mwita none seka nkubaza umugore w'umwanda se ntabana n'umugabo atazi gufura atazi gukoropa ariko umugabo akaba mukunda ya myanda bakayibanamo urumva bakibanira ubuzima bukagenda gute ariko icyo umugabo none iyo bamaze gutera imbere bakagira icyo bageraho hahandi umugore nawe asohoka kareba aho abandi bari akicara hari abagore baba barafashe inshingano zo kwisohokana kuko abagabo babo basohokana abandi nanjye ndimo ubu umuntu uzajya mbona hariya nifatiye ka burushete nkirira ndabiyamye umugabo wasohokana n'abandi ndabiyamye ngiye kujya nisohokana oya Jennifer we ngiye ku Gisenyi urumva iyo umugabo wasohokanye n'abandi reka ku mugore se hari ikintu bitwaye umugabo ngo yaremye ariko wowe wasohokana umugore uri umugabo ukazabivamo icyambere cyo murasohokana mwagerayo wamugurira ibiryo by'ibihumbi 50 agahita baramo inyanya intoryi karoti agahita abona ko usesagura buriya umva uzi gusohokana umugabo nose ugira ngo abagabo impamvu badasohokana abagore babo ni iyi nuko bafite imibare ijyanye no kubaka urugo mu rugo iyo rero amujyanye akamugaburira iyo mibare rero iyo umujyanye ahita amenya yuko ubwo umugore ubumuroza ahita yishyiramo ko aho wicaye uri kugaburira n'abandi niyo mpamvu rero bazajya badusiga mu rugo bagasohokana abandi babishoboye bazi iterambere bazi kwisobanukirwa namwe mukajya kubana namwe oya ntago tujyayo gusa wajyayo gutuhetsa umwana ku mugongo ariko se Jane reka mbanze mubwire hari icyo bitwaye ko umugabo wamubonana n'undi mukobwa cyangwa n'undi mugore birazwi ko umugabo nyine ngo gushaka umugore umwe rimwe na rimwe bitamunyura kenshi ariko umugore gushaka umugabo umwe byo rwose ni bisanzwe buriya rero reka nkubwire gusakuza k'umugore impamvu mwe muvuga ngo umugore arasakuza wa mugore utongana cyane cyangwa usakuza cyane birya bishimisha umugabo ko bimwongera ipeti yo kubona ko ari we mana bimwongera ipeti ryo kuvuga ngo uko byasa kose ni njyewe mana ni njyewe yishingikirije kuko ikintu cyose yasakuza wazacecetse rimwe se wari umenyereye gusakuriza umugabo wawe ni ukuri ko imana n'icupa mu kabari ntazarinywa umugore we yabaye bobo uzacece kurebe ko adataha kare niba yatahaga saa 9 uzacece kurebe ko adataha saa 1 no guceceka byica abagabo bitamwica zahita atekereza atakuyisha ariko sha ubundi kutakivuga ubundi uhishike ntabwo burya gusakuza kw'abagore nubwo mubona basakuza biriya nibyo abagabo bashaka kereka iyo mwabanye ukamumenyereza ko uri umugore uceceka biterwa n'icyo wamenyereje umuntu niba ubanye n'umugabo ukaba uri umugore uceceka ibintu byose akakuyobora izo nama zihorere utaduteza abagore oya wumva uzaceceke niba uzi ko umugabo wawe usakuza ukabona usakuza bikamurambira uzaceceke iminsi 3 umva ibyo umva no gupfukama azapfukama ahubwo azajya ataha kare akubwira ko ku kazi hari inama urumva rero umugore wese uzabona asakuza we uzajya ubyumva ngo asakurize umugabo umuntu arasakuza amaranye n'umugabo imyaka 4 5 6 7 10 irashize ukibaza ngo uwo mugore se umugabo uhora yumva induru azumva uwo umugirira impuhwe kandi nicyo gipimo ubundi niwo munzani afite upima umugore we ko nta handi yagiye cyangwa nta bandi afite uwo munzani arawufite umunzani afite n'uwo kumenya ngo niyo atashye akibeshya agasanga yasinzire wenda akareba mu bitotsi avuga ati ko ntashye ninza akaba atavuzera bigenze biti ndamahoro ako kantu karya abagabo karabababaza cyangwa ngaho nawe tekereza kuba umuntu yaramenye nk'ubu ni urugero ngaho tekereza kuba wenda waramenyereye kubyuka mu gitondo ugasiga nk'ibihumbi 10 hariya umugore ari buhahishe ukayasiga ejo wakwibagirwa ukabona ntanaguhamagaye wenda kutaguhamagara ashobora kwiyaranja akavuga ati buriya yibagiwe ariko witureme wowe tekereza ko wamenyere ko umugore ahora gusaba amafaranga akubise icyumweru atayagusaba rahira ko utarara ugiye gusenga cyane rwose warara ugiye gusenga kugira ngo wenda tugana ku musozo yaburetse umusozo ujya he
umusozo ujya uranjyana. mbwira niki cyakorwa kugira ngo abakobwa bagiye kurongorwa, abakobwa bari gushaka n'abagore bari mu ngo badakomeza guhohoterwa kugira aho bishwe? Ntabwo iki kintu urakinsubiza. Bahohoterwa kugeza ubwo bica. Bishwe. Nakigushubije ariko ntiwacyumvise neza. Nagushubije ko hari abakobwa ba bandi bamenyereye gusohoka baba bafite n'amafaranga yabo, yamara kugeza imyaka 30 cyangwa 28 akabona abantu baramuteraho induru kudashaka agahubuka. Oya ntabwo ahubuka. Akavuga ati aho kugira ngo abantu bakomeze bansakurize kandi njye sinshaka gushaka, ahubwo reka nshaka umugabo mu rwego rwo kugira ngo ngire adresse ba bantu bareke gukomeza kunsakuriza. Ariko bitavuze ngo ka kantu ko gusohoka ko gukunda gusohoka cyangwa iraha arakanze, urumva nako azakareka. Ako rero nagerayo azasanga ibyo yatekerezaga bitandukanye n'ibyo asanze muri urwo rugo. Muri urwo rugo azasangayo inshingano zikomeye cyane, zikomeye kandi zigomba gukorwa nawe, ndetse rimwe na rimwe ahubwo zikava ku mugabo zikajya ku mugore. Usange rero nawe ntazihanganira ibyo bintu, nawe urugo rusohotsemo cyangwa se baratandukanye, cyangwa umugabo wica umugore, menya ngo abavuga ataho kugira ngo nzakubone washatswe n'undi ndakwica ugikoze. aho kugira ngo nzakubone washatswe n'undi. None se aka kantu ntago kazi ko ukuntu umugabo mutandukana yakubona usa neza akababara iminsi yose agahora atega imitego, atariko kuki ntumva bambwira yuko hari aho yafashe amadeni bamufunze ribu yamujyanye? Kuki ntumva hari aho bambwira yuko bamufatanye n'umugabo? Urumva kuki ntumva yuko byagenze gute? Numva ko yabyaye hari umugore ngo yahamagaye umugabo, yabwiye umwana ati hamagara umugabo mubwire ko mama ataraye mu rugo, nako umubwire ko ntaraye mu rugo. Abwira umwana ngo umwana ahamagara umugabo atariko ati mama ntiyaraye mu rugo, ati yari aho ngaho. Umugabo nyine ngo yari yaragiye. Ngo umugabo arangije aramubwira ngo hita ugenda ujye kumurega, ngo ugende ujye kumurega. Noneho umugore nawe aragira ati, noneho umugabo aramubwira ngo ugende ujye kumurega, mujye kurega nyoko. Noneho umugore nawe aribaza ati se ubundi ko yambwiye ko abana bazajya barya mvuye gusambana, ubundi yashyizeho amasaha yari inzu agomba kujya ngenderaho. Niba abana bamubwira ko ntaharaye akavuga ngo nimujye kumurega akaba atabahahira, yumva nzajya ngenda ryari? Bikwereka ko nyine n'ubundi abagabo barafuha. Niyo yaba mutabana yaragiye byanga byakunda bakurikirana amakuru yuko agomba kumva icyaturitse iwawe cyakunaniye, cyangwa se wacupe cyangwa kwicara wakimajina akavuga ati ubu ngubu ati ubu ndagereranya ameze nabi, cyangwa abandi bamuteye n'inda. Buriya abandi bamuteye n'inda. Turasenga nugusenga usibye ko buriya gusenga uri umukene ntago uracumura. Oya ntago byagakwiye. Kubera iki? Oshyosho asenga abakire mu rwego ruhe? Njyewe mu myumvire yanjye buriya mba numva hagasenza umukire. Kubera iki? Kuko buriya umukene iyo wishingikirije, iyo wizereye mu Mana cyane, ukumva ko ugomba gusenga, hari amarangamutima y'umutima yemeranwa nawe yuko Imana izakugirira neza, ariko hari igice cy'ubwonko gipfa, cya kindi cyakakubwiye ngo ejo heza uzahageraho ari wowe uhigejejeho. Icyo kintu kirapfa. Ni ukuvuga ngo rero Imana ku mukene kumva yuko izakugirira neza, hari ibipfa muri wowe. Ni nk'ikinini cy'ibicurane, kanini k'umuhondo, kandi unywa kagasinziriza amazuru bikarangira n'ingingo z'umubiri zindi zifashwe zose zigasinzira. Bivuga rero ngo iyo ubitekereje ukabyishyiramo uti njyewe Imana izangirira neza, hari ikindi gice kiri muri wowe gipfa, cya kindi kikubwira ngo kora uzagera kuri iki, ari wowe wigejeje kuri iki. Kuko hari ikindi kiri kubwira ngo Imana izagutabara. Kandi iyo ugeze kuri iyo tapo, ugeze kuri ya tapo yo kuvuga ngo ndasengera ibirayi, nejo ukongera ndasengera ibirayi, nejo bundi ni ibirayi n'umwenda wo kwambara, nta kindi usengera.
usibye icyo ngicyo. Rero hari icyo bigabanya, simbizi ni imyumvire yanjye, sinzi niba mbisobanuye nabi, butanzaza mbisobanuye neza. nuko bimeze. Jeni, ni ukuri twishimiye kuba nawe mu kiganiro, twe tugukumbuye. Wari ufite byinshi uha abanyarwanda, uribuka kera ukuntu ariko abantu bagukundaga kera dukorana ibiganiro, none baranyanze banciye amazi. urabyibuka ukuntu bagukundaga? Oya, ariko nta nubwo njyewe, umugore ni umunyabwenge. oya, nta nubwo nkunda abantu, ntabwo nkunda gukundwa cyane, kuko umuntu nkunda ndamusengera. Urumva rero babaye benshi nahita mpinduka pasiteri. Rero uba ufite inshingano zo gusengera umuntu ugukunda. I know. Gusa urumva niba baba benshi ntazahinduka pasiteri nkaba ninjiye muri wa murongo. Abagukunda bagomba kugukunda cyangwa ariko ari benshi bagiye bagusata. Jennifer, wajya ukomeza kwitangira izo nama? Jennifer, wajya ukomeza ukaduha ibiganiro nk'ibyo by'ubwenge? Ariko bagahita babushyiraho n'ibindi. Buriya hari ikintu wenda abantu baba batitayeho cyane. Nka Rwema njye si ukuvuga ko ntahakorera ibiganiro, ariko ibiganiro ukoresha ni ibiganiro bijyanye n'inkuru yanjye, sibyo? Ni ibiganiro n'ahandi hose njyewe njya, burya biba ari nko kugira ngo nsasire kuzavuga ngo umunsi indirimbo yanjye yasohotse, cyangwa se mfite n'ikindi agatwiko ko kuvuga ngo ntabwo dufite, hari indirimbo njya numva ivuga ngo nta miryango dufite idusunika, tugomba kwicira inzira. Niba rero hari icyo utekereza gushyira mu banyarwanda, ntabwo byakunda, kuko buriya reka nkubwire Rwe, nawe wigeze kukambaza aka kantu, reka nkagusubizamo. Njya mbona ari we muntu ushishikara ukambwira uti Jennifer wazakoze indirimbo igakundwa, mbese ukumva ufite ibizo mbaraga. Rero reka ngusobanurire aka kantu k'ibi bintu by'indirimbo uko bikora. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri studio, ni urugero, hari nka studio zikubwira ngo niba uje kurikodinga uratanga $1,000. Cya $1,000 utanze, haba harimo no kuzahemba abanyamakuru bamwe na bamwe, aho indirimbo izaca hose haba harimo no kubahemba. Urumva iyo kurikodingiye indirimbo kugira ngo izasohoke ijyanze, aba yishyizeho umusaraba w'uko iyo ndirimbo igomba gukundwa byanga byakunda. Urumva? Hari indirimbo nziza zisohoka ariko ntizikundwe cyangwa ngo zimenyekane, kubera ko ba nyirazo batatanze ya mafaranga ajya ku hahandi indirimbo iri bunyure. Rero urumva iyo ugiye muri studio ukavuga mu ndikodingira indirimbo mu yimpe nyikoreye amashusho nyishyizeho, ntabwo ya ndirimbo iba iri burebwe, kubera yuko ntago babandi aho igomba kunyura abagomba kuyivuga bakayamamaza bakavuga bati ni nziza, numve nta kintu watanze. None ubwo wenda hari nk'akabazo bavuga bati Jennifer, wenda ibiganiro bimwe mutanga ntabwo bishobora kuba byakwica izina ryawe. Oya, ryo ryamaze gupfa kera, ahubwo ni ukuzafasha kuza kujya gushyingura. Urumva? Izina rye ryarapfuye. Gupfa ko ryarapfuye. Gupfa ko ryarapfuye, kandi buriya umuntu umuhana ibiganiro bitewe n'uko akuganiriza. Buriya hari igihe iyo umuntu ashaka gutanga ubusobanuro ku kibazo umubajije, hari igihe abanza kuzenguruka. Hari igihe rero uganira n'umunyamakuru ntiyihanganire kwa kuzenguruka kwawe, no kubanza guhera hasi kugira ngo ikibazo ugisasire kize kumvikana neza. Noneho rimwe na rimwe rero mu miganirire yacu hari igihe tuganira nabi bitewe n'uko umunyamakuru icyo ashaka kumva ntabwo yakubajije, umera nkaho tumvise, noneho ugira ngo umusubize ariko wabanje kubitekereza, kubihera ruhande, we ari kumva aravuga ikigaruka avuga icyangogo, kandi nyamara ntabwo abizi neza ko uri buzenguruka ukamusanga kuri cya kibazo wakoze iki yakubajije. Rero rimwe na rimwe ugasanga turagenda duta agaciro bitewe n'uko umunyamakuru nyine agenda kuvanga mu mitekerereze yawe, cyangwa se mu agaciro se uratambikirana cyane. Uratambikiriye? Uratambikiye. Oya, gutambikira ko ntiwabura kuvuga ko utatambikiriye. Ikiganiro twiye gukora, mbona abantu nyine batangiye gusa nabo bavuga ati Jennifer arahindutse, ntabwo ukiri wa wundi. Bamwe na bamwe ugasanga batangiye no gusa n'abagutukamo ukuntu. Oya, kuntuka ho barantuka kuko mbere ko ntibagutuka. Mbere ntabwo reka
reka ahubwo ni ukuvuga ngo ngewe n'abantu banyandikira bakambaza, noneho tekereza kuba abantu banyandikira bakambaza ngo kutagikora ibiganiro kandi mbikora buri munsi. Ni ukuvuga ngo ikiganiro ubu kizamara umwaka abantu bambwira ngo ngo twakubonye kwa Rwema, kandi urumva rero ni ukuvuga ngo rero aho umwimerere w'umuntu utakara bitewe n'umunyamakuru uri kukubaza. Wa munyamakuru niba kubajije saga zabereye hariya, wenda urashaka kugira ngo ugire uburyo biganira, n'iyi ijambo rimwe ryagutwara iminota 30 urimo kurisobanura cyangwa uri kubivuga neza, noneho ugasanga umwimerere wawe ntaho wigeze se ugera ukumva uricujije, ubonye wenda bari kugutuka bati Jennifer wataye rya zina ryawe oya ngewe ntacyo mpomba kuko sindi umukire, nta nubwo ndi n'umwana wa kanaka, ndaho nyine ndinzerereze nose ugira ngo hari igihe ikintu kikugeraho kigasanga nawe kugutuka bikubereye ntacyo. Narabimenyereye, ahubwo niyo batanantutse bijyaho nyine bikambabaza. wagiye ureka none se narabimenyereye, ariko umeze ariko byo rwose icyo nabizeza cyo kuganiraho ngenda nabizina cyane, ku buryo ahubwo hari n'igihe mba numva n'umunyamakuru yakwicishikira akantereka kamera hano nkivugisha kuruta uko we yambaza akaza kunyobya. Kanjye nkoreka yivugire rero. Oya wowe nturanyobye, mu bantu banyobya ntunyobye. Nasugira ngo hari n'umunyamakuru ugeze kumbwira ati ibiganiro utanga kwa Gerard ati bitandukanye n'iby'ahandi. Ndamubwira buriya nawe niyo marangamutima yiwe nuko tuba twahuje. Ariko burya uko byasa kose niba umuntu akobaje ngo ririya bara n'umweru uhita umubwira uti n'umweru, utahubwo arimanitse nabi, urumva. Ariko burya hari igihe uba ushaka kugira ngo umubwire uti rero ririya rigura amafaranga ya naya, kandi iyo ugiye bararyagura, ibyo ntago ashaka kubyumva. Ahita ugusha ku ngingo y'uko warimanitse yari mugufi. Wahuranye. Wahuranye. Urumva abanyamakuru benshi ashaka wahuranye. Ariko umwimerere wanjye ngewe kuganira ndabizi cyane, ndabizi. Ariko nyine tugenda dutambikira bitewe n'ukubaza cyangwa se burya kubazamo, kandi koko nabyo ntago wamugaya kuko ubwo ushobora kubizana mu rwanga akavuta Jennifer yanga bagenzi be, tutagarutse kuri you abavuga nabi. Oya ntago ndabanga se ndabazi. Genda kuzi. Genda kuzi. Ngese nari nakuvuga nabi. Oya nyine genda kuzi, ariko hari utakuzi. Hari utazi n'agatwiko k'iyi mihanda. Ariko agera hakakamenyera. Agera hakakamenyera, noneho hari umwana uherutse kumbwira atakuzi ko mama yabaye umunyamihanda. Ati niyagutumye inote ya 5 arakubwira ngo genda uzane birabiceri. Tuzi ko mama yabaye umunyamihanda. Ati ntago ibi ari ibiceri n'inote. Genda ufata ibyo biceri. Ngo genda ifata birabiceri ugenda uje kuzana iki. Ni inote ntago ari ibiceri. Nibyahinduye ubuzima bwawe bwo mu rugo bw'ububyeyi. Oya ibyo ni ibisanzwe, buri wese abazwa ibyo. Ntuzi ibyo mama yakoze, urabona nge buri muntu wese azabazwa ibye. Ari abakwe bazaze babazwa ibyo, wasanga bazaba bafite ibirenze ibyanjye. Reka dusoze. Wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye, nanone kwifuza nimero ya telefone ya Jennifer kugira ngo muganire, kugira ngo mubane, ariko nta komantere mbi shaka. Iki kiganiro Jennifer mujye mubona ahangaha abatandukanye na uriya mu Jennifer byanze bikunze, uwo mujye mutuka uyu ntabwo ari Jennifer. Mu bitandukanye rero na karitsiye si zimwe, na karitsiye ntabwo ari n'igihugu si kimwe. Iyo njyana kwa Gerard ni mu Rwanda, naba ngiye hariya nkaba ngeze muri Congo n'ahandi. Ngayo ngoko Jenny, uvuga nimero telefone yawe. 0788558418. Yego Imana ibaho. Ariko Gerard mumumpanire atinda kumpamagara. Yaranyirengagije, nawe nkuregera abantu. Nawe ariko waranyirengagije. Gute se? Ukimpamagara. Komane yanjye hari igihe rero ko ureba gukomeza guhamagara umuntu uri mu Jennifer wowe aya ibyo ngibyo ntibikakuvune igihe icyo ari cyo cyose. Ni ukuri rwose mba ngutekereza, none ejo we nawe uze ntekereza ako hari umuntu waguhaye kado numvira nshimishije,
zamuzane mwongeye muganire babakecuru se oya hari umuntu waguhaye kado ya karuvati harya ninde usikuntu kari akantu akudise uriya muntu uzamukunde uzi karuvati ko isobanura ko uri umuntu w'umugabo ako si byo muri Sande Park harya ntabwo mbizi ko namutekerejeho mu gitondo niba ari indi hari umuntu waguhaye kado ya karuvati numva ndamukunze cyane yego yego ndumva ari wa musaza uririmba Makanyega Abdul we ntabwo ari ko ari igitsina gore se igitsina gore nindera Imana imuhumugishe niba atari gogo ni wa wundi wambaraga imyenda y'umweru n'ingofero umwe wambukaga siko bishoboka ko ari we birashoboka ngaye nguko Imana ibamugisha ibarinde bagire neza Jennifer wanyu mwongeye mu mukunde ndetse cyane cyane twe tumaze igihe kinini tudakora ikiganiro inkuru yanjye ku munsi mwamwumvise cyane uwamukunze komanteri nziza komanteri mbi ntabwo tuyifuza muri kano kanya kuri Jennifer Uwamahoro inkuru yanjye